Yes, nyamusaka neza ko umeze neza uri hose mu bice bigiye bitandukanye Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru. Of course mwenye nitwa Chekechua. Amugada cyane n'abana ukina n'abanyera nsura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye nkasanga ngatanga isara mu bangwe nguramwe. Niko kana ntegereje uza kwibagira. Kigali News 50 iri kumwe na Murundi TV. Yego. Murundi TV bamwita Murundi w'Abanyarwanda. Murundi TV hari mwaranyanze. Oya nago nakwa ni inshuti yanjye. Umeruka ku bwa Irene no ku bwande. Yego turamusu Irene we aho turagusuhuje. Reka dusuze n'undi muntu wabinyemera cyamumececetse. Reka nceceke. Reka dusuze umuntu yanjye kuvugana ba abantu badukurikira bari muri Amerika, mu Burundi, mu Rwanda. Nawe wamusuhuza ariko rakujije by the way. Rikoze kumusuhuza nyuma. Rakujije ariko. Rakujije. Cenda kuze. Cenda kuze. Urakujije. Oya ndakuze. Akukura nakuze. Ndakuze sinkujije. Okay. Reka dusuze abakuze nawe urakuze. Aga nanjye ndakuze. Umeze neza. Cyane amahoro ndashima. Buriya ushobora kuba waburaye cyo ukabwirwa ariko mu gihe gifite akabara ko gutambuka umeze neza uko bita kuno no musaje birakunda. Murundi w'Abanyarwanda, Murundi w'Abarundi, Murundi utari umukongomani ariko Murundi w'intare za Sarambwe. Yego. Abo intare za Sarambwe niki? Intare za Sarambwe niki? M23. Nduburundi ya M23. Uzima mvuze se? No kuvuga ngo aba bakomando n'abantu baharaniye ubumwe n'ubwiyunge bwa Kongo. Nabagabo beza. Ubonye makengo kavuga ati we nimere hanga nk'igiti cyameze kikisanga cyahagaze mu butaka runaka. Dusuza n'abakongomani. Dusuza abakongomani. Yego. Murundi wakiriko. Bawusakiriko. Agiye kuzara. By the way Murundi tuba tuganira gutya bakore subscribe cyangwa banabireke. Sha n'ubundi umuntu ufite gahunda yo gushigikira sigomba ngo mubwo. Udukunda atureke. Ariko udukunda nawe dukundisha bagenzi biwe. Abadukunda bamwe wa mujyama witwa ngo bamwita ndamwibagiye ariko bamuzi ngo nkunda nkundishe nabawe. Yego. Gusa kwana n'umukada buriye. Mukada arakubiye. Umukada w'Abanyarwanda. Umukada niwe muntu wa blessings. Inzu ya Cleophas Barore aravuga ati we ni hano abandi byarabaye murara barisiriye mu ku breakinga inkuru izazi neza tazi ariko bamuha akazi kubira mukuru bikomeye byo mu Rwanda karakaza umukada jarasi yameze neza ni manager turamusuje ari muri Leta Zunze Ubumwe za hane ariko cameraman we witwa Fisi wagiye sana bwa inshuti yawe ariko yigeze kunkorera ikosa. Oya Fisi yarahindutse. Erega ari ukuntu ushaka umugore mutarasezerana bikagenda kuri. Ari ukuntu ushaka umugore mutarasezerana bikabindi bibazo. Nisha diru warangiza ukaza kunca inyuma kuko namaze kukwereka imikenyero yo diru amafaranga nagafashe bikarangiye yose yafashe ukicecekeka kandi witwa ngo niga yanjye. Warabuze umuntu uyikugurira iyo bo. None se muri naguzi yuko umuswahili Umurundi cyangwa Tanzania yaravuze ngo Waswahili warafiki wanafiki. Inshuti ngo niki? Sha wallahi. Mureke. Usara aracyameze ko ashakagara. Ibyo tubireke. Muri meze neza. Sha okay, jewe ngaragara ukomeze neza. Nubwo hari byo hirya no hakurya tugiye kurwanira ibintu bibiri byonyine. Yego. Pakigano kirangiye. Cyane cya mbere wababajwe mu rukundo. Ariko akakanya uri mu bisubizo by'urukundo. Umujene ugira abakobwa benshi. Uriki? Ndi umujene ugira abakobwa benshi. Hanyuma urasize mu rugo se no asoza kuvuga. Komeza. Umujene ugira abakobwa benshi bamukunda ariko we atabonera umwanya wabo bose. Arugiye guturasa ku ntego. Ariko umwanya ukabonerwa umukobwa umwe. Uri umuhungu ukundwa n'abakobwa benshi. Ariko ukagira Nusega n'umutima tugira umwe babandi wo ku ruhande tubabesha kugira ngo ducembe twikomereze nago bakunda. Akanyore nducyo kabona ndemuro. Taravuga tuma turazimiza. Kandi ahindukira ukabona umuntu utari umugabo mugenzi wawe. Ugahindukira ukabona iki n'undi muntu utari umugabo mugenzi wawe. Muri cooperative yararabambaye ubuso. Yego. Cyavuze ari muri cooperative yabarabambaye ubuso. Ari muri cooperative yabarabambaye ubuso. Mujere gafite speed mu. Amajwi n'amashusho n'icyubahiro twa turi kumwe. Wa mukobwa wanyu ugize shooting aho no munsi naga baje kuboneka.
Murundi ari muri koperative y'abarara bamba bose ariko nanjye mbisangamo ntago bimeze neza reka wenda tuke nabonye baramurose ibyo tuje kubivugaho gatoya mbere ko tuzabasura iyo tuje kubavugaho cyangwa se kubaha umwanya tuba tubacira inzira aho ngaho rero niho nashakaga kuganisha tujye kubacira inzira zatuma aho ngaho tuje kuganisha ahantu bagenga bakimubona bahise bamu bya bindi byabo urabizi akenshi bakunda kunkorera sobize ko ari abagome ngo bakinganiye mu cyumba sobize ko ari abagome se nta muntu umere kumubona wenda nubwo ataramera neza ariko reka nivuge ijambo rimwe muri sinkeneye inshuti zitazangira akamaro sinkeneye inshuti zambwira ngo ni mu kabara kanaka rumva n'uranya ngo ugende ngurenga amaji ngo burusheti utama n'igihumbi cyo kugura amata y'umwana inshuti izabwira ati nsanga aha ngaha ngurire byeri z'ibihumbi 10 abwira ati sasa rero wampaye igihumbi se homo ngateka kanusu k'umuceri nkaye akereye ati woya tubanzuze ako bamusanga mu kari mu kangura tarana abantu abasimba keneye muri twatangiye so iyo nuza twese kwisangamo tuba turi kumwe twese turimo hagati mu kabare agurira byera ku myatse bibiri bikaza kugorana ariko je nayago ariko abadukurikiye kuri Kigali 550 cyane cyane abarundi bari mu Burundi bari muri Oman Saudi Arabia United States baragukurikirana cyane basuje ariko nko mu nyamwitwa Landry the promoter Embesirato cameraman mumbuye uwo umutananirwa wundi kabisi bamwinjiriye cyangwa bakamurega ibyo bamurega amacancano ze bakazi Imana niyo nkura za ko umuje noneho byarenze kuba barega video cengo barega iki barenga izina Landry ijya Top TV barayisibye arongera afungura indi mu munsi umwe itigira flowers 10,000 itiba yuzuza byose nayo bahita barayisiba stile kano kanya karazamure bitwa ngo umutananirwa bagende bongera mukurikirane mukore subscribe like share ndetse na comment kuri channel yitwa umutananirwa mukore subscribe Landry the promoter ndagusuje cyane mugere kano kantu ugomba kanshenge nkagate nkamuhe nawe mugereho tukagira gute gakate kano kantu reka tukavuge dutuje nawe bimugere ugenda bimugezaho kamerama fatirane mushirarange netamva ariko tukave twicaranye yego kuko n'umuntu wacu niwe muntu wa mbere haye ikiganiro ari mu Rwanda niwe muntu wa mbere aza mu Rwanda nta nubundi bakoye ikiganiro yarambwiye ati hamagara Isiaka Manager yego utakira n'abantu ukina n'abandi nanjye yarambwiye ati Murundi urihende muri shoot ngikaza ntabwo nshaka gutaha fasano cyo veretse gatomane ntabwo nshaka gutaha dukora ikiganiro umutananirwa agakantu ndagashaka ko imisegonda 30 cisi ku munota umwe Instagram hose ku mbuga zacu zose nizo kwa Muronde yego abiranye tuvuga niwe muntu watumye imyidagaduro y'u Burundi imenyekana Mana niwe muntu wamenyekanishije abanyamakuru bose b'u Burundi niwe muntu wakiraga abasani bose mu Burundi b'abanyarwanda n'abaki bose niwe muntu wakoreye ibintu birenze niwe muntu wa promoting indirimbo reka tunice mu kiganiro indirimbo zigera kure ariko abisi baramugambaniye tubifuza ko bamumenera ubugaruzi cyane igihe cyabyo byaramutse byanga izamura bro uri umurundi kugira cyane cyase followers 100 niga warakoze waravunitse guhita ubona umuntu ahise ashaka kugutwika umunsi umwe umuntu yanakuroga hari ijambo umuvandimwe yaririmbye mbere yuko tujya indirimbo yaririmbye reka manze bivuga ntarajya kuri ibyo twe tuvuga yego Landry tuje kwa mutura kubera imana byose ni kubera imana iyo mana ndayemera salama alaikum ubaneze iminsi ndabibutsa ko ndabarenze muri no minsi aho ni none aho ni Landry the promoter mukore subscribe ku mutananirwa ibyiza ku mujene Landry promoter niwe muntu washikiye umuziki ndundi niwe muntu ukunda u Rwanda n'abanyarwanda niwe muntu wakiriye abasari b'abanyarwanda ba mbere mu kugira ba Ben n'abandi bose munabimubazi kwa Landry ariko abisi baramugambaniye cyane barayisiba kandi noneho ntibanareze cyane no cenga content bareze zina ku buryo temeye gufungura Top TV bahita bayisiba gro mu bishyakoze ibyo ngibyo umuntu yanakuroga yabonye ujya kuroga ariko ku bantu mukunda Landry promoter umutananirwa muganga kizimyamoto utigere unanirwa kirekeho yigirishije mugende musacinge boro yindi afite yitwa umutananirwa mushyigikiye ndabizi muramukunda kandi yakoze byinshi cyane bitandukanye jya kuri YouTube channel wanikemo umutananirwa urete umunonga ukore subscribe ariko reka amabwiza kuri muri ngo ishari n'ishyano yatumye gari na Ishabelle ntago ngewe biganza Imana yankizeho kavuga ati mwana wanjye uzabuko uwo mwana w'umuntu wowe waremwe nkanjye nzigera mbuko ushaka bizi se benshi nabe bazatandukana nagomba kuko umuntu ashaka Landry
Sharap maniga. Urabizi ni gutya. Murundi bimeze neza? Shanda ndashima. Madame ameze neza? Oya. Nagiye mbibona gutya ariko nagameze neza ubwo nyine yararwaye nawe baramuroze. Ishyari babandi tuba tubaciriye inzira tugiye kubivugaho ariko baranamuzi. Okay ntacyo. Baranamuzi. Ari mu bakinnyi ba filime ba mbere mu Burundi gusa no Murundi kazi ni umukenyezi ni urwaruka ni umushinga naye ni mushikiranganje. Abisi bifuza kumugaba bifuza kubona ari umusazi. Bandi twaje tuvuga man. Twishwe bati azakira. Agomba gukira kandi hari abaganga bakora ibyo bitandukanye. Hari abahawe n'imbaraga n'Uwiteka urumva hari n'abahawe ubumenyi byo kugira iki hari n'abiyitirira abandi nabo cyo tubavuga hari n'abiyitirira abantu bagatuburira abantu arwambwiye ngo hari uwuzi ngo ndamushake amadolari 100 ndamuzi yafashe abantu wamuvuze uwo muntu basi uzamwe ngunekeze tugene madame kumuvuza uramuzi shakira amadolari 100 nimba uzi n'inome zivuge nabangiye kumwamaza kandi we nagakora ibintu byo kwiyamamaza ntabwo n'ibyo kwiyamamaza ako tuzajya tuzamanekeye tujyane na madame yarambwiye ati we nshakira amadolari 100 kandi ntayo ufite ibyo bamuroze abikire niba n'ibindi mbigufashemo ariko sinshaka agiye ko uzanzana ku itangazamakuru cyangwa ibiki n'igihe uzumva amajwi yanjye yose ku itangazamakuru uzabinsabira imbabazi utabinsabira imbabazi zaguha reka dukore warayabuze amafaranga 100,000 kumwe no Miss One izuba riri kwaka mu Rwanda bafana bacu Murundi TV muramuzi pe Murundi muramuzi baranadukunda natwe muratuzi ariko badukunda mu magambo muradukunda oya amagambo tuyareke ibikorwa nomera Murundi ngiyo kuri screen yawe urimo murayibonaho ngiyo nomera ya Murundi ni WhatsApp iriho mumuhamagare mumwihanganishe mumukomeze nimufite umutima kimuntu madame wakire muri byaje gute kugira ngo kibaza ko twaje gutakamba ko abisi bakumva nago umva ngiye kintu cyatumye nkuhamagaza ni ibintu bibiri ngewe nabonye nkuru ya madame wawe ndi muri process zo kuba ndi nagutumira nk'ishyaka nk'umuvandimwe kaba waza ukanyambarira nkakora uko nyine ndi muri process zo gushaka amafaranga narabihishe nashaka bamenye ko mfite umubebe mu rugo none umunsi umwe uwitwa Keza nashatse kuvuga mu bintu byinshi aramushuka bajya mu kiganiro bakorana interview umunyamakuru ariko nukamenya ku ruhande mbona interview mbona comment nyinshi ngo ko Keza yinjiye mu rugo rwa Gorora kusenyuca cyase hagiye kubibazo ako cyane Keza hose agenda agiye ngo zigiye zisenye ko birandiraho nuko byatangiye mbona interview agiye hasi ndabavuga baby ibintu wakoze n'abakoze nakuje kwitangaza amakuru uyu muntu kucyakubesha ukajyaho ubwo biba bigenza uko Keza nza kwitangaza amakuru ndamwihaneza sinze nongere kubona winjira urugo rwanjye witwa ngo Didier nawe mbona yamukoresheje sivyo sibigenza uko nguko yego sibigenza uko nguko bebe wanjye byarangiye babandi babisha bifuza kubona tutameze neza bana ubu ngubu abayeho muri bwa buzima bwo gusohoka kiruka noneho bamukubise iboro byo kunyanga kujya mbona kundi ruhande icyo bita ngo urwangira kujya mbona ndi ruhande wakaguruka nkamufata pare force nkamuzirika nkamuguza mu cyumba agahesinza undi yasinziriye none yasinziye acika imbaraga ku buryo atanikoma yamaze nk'abantu batewe urushinge rw'abasazi indera yamaze guhembuka akandi waganajya turi kumwe ashaka kuguruka nkamuzirika ubwo rero urumva igisabwa nibyo ngibyo umuganga yansabye kuba yabyagira ariko inshallah bidakunze dukora ikinyere twebwe nk'abantu inshuti zawe aseshyaka ko abantu hakora akagrupe reko wowe kano kanya wewe wabikora nkubwiye ati wa n'abandi badufana ba 30 bifite wabi ariko hari abantu dukurikiranye batubona ngo we nabagwa neza ariko nabagwa neza rero kawayida umuntu uvuga ati wenda ndumutima wa kimuntu no mujende se ubwambere mwonye ndamukunda nifuza ko ndugwe rumeze neza ko ndi muri process zo gukora ubukwe ibyo birahari kandi sinifuza kubigaragaza nifuza ko muzabimenya byarangiye ariko bahise bazana nk'ivyo bibazo gusa inshallah ku muntu wese uko ahagaze tuvuza mu baby amere neza nimero twashyize bakwihanga cyangwa Paul irumva gusa kandi nawe komera buro komera madama zamera neza kwera Imana kuko umugambi w'Imana so yego shaho ashaka nsura mu rugo nkateka kavange gasangira undi mugenzi wawe mpero kubiremera ubusizano wimukiye muri Gikondo niwe bere muri Gikondo so by the way Murundi yabaye umugabo mugenzi wanjye yabaye umugabo mugenzi wanyu ni musaza wanyu ni mubyara wanyu ni mwishwa wanyu umwana wanyu mama bacu ni bashiki bacu bene wacu ba papa bacu bose badukurikirana ahubwo bagiye banadukunda ko bare ibintu tuba twaba ariko Murundi nararwaye nawe baramuroze inde Murundi Murundi ararwaye njye nubwo wandoga ariko utandogeye mara reka nkubwiye sori inshuti yanjye kugira ngo bemeye ko tutabeshye Murundi ararwaye kamerama ye kuri kadiri ya biti kamerama nagara amagambo mereza kara kamverope no garagaremo oya wibihisha oya batajya ngo oya zana cyano ruguru kadiri ya muzi cyano ruguru zane ku kamverope
Aha ngaha muri akamverope ibintu biro bimereza. yaramaze kuri kontwari none akabitse nzi kuri buze ukagaragara oya umuntu ararwaye yego nagarwaye se cameraman oya buretse haryo umuntu avuga akavuga ngo umuntu ngo haryo utaka ngo ntago babaye kunshira kwisi tabe nka mukinga filma kusi umugore akamwangiza sura ngo gutya nawe ngo twe tumuze ndabishira hanze nabanga nyangira yagomba kwiyo miti yizana ntabwo nyine ibi ntabwo ari ibinini muru ese byari ngombwa oya ibi ntabwo ari ibinini yego kubiza nyine urarwaye ndetse n'urwaye ari mama ndi kubwira ko ndikubwira bene wacu n'ababyeyi bacu n'imiryango yacu ariko mu Rwanda umeze neza ntabwo mwana nyine ibaza umuntu mu bodyguard wa Kiriko akira imiti nazo ndavuga none se muru ujye gutekereza kuzana umugore urumva mukabana bakaza kumuroga ariko dushingiye aho ngaho kuki wahisemo gushaka umukunzi w'umurundi mugenzi wawe kandi abanyarwanda babe bahari abona gahuye nabo ntumazi kari benshi Irene yaraguhemukiye Irene igihe twabanyemo si kinini cyane naba wundi muntu yaraguhemukiye naba wundi muntu yaraguhemukiye none se ubwo urumva nari ngomba gushakira nawe wahisemo gushaka family wanyu hakurya uriya nzi neza ko ari forever nawe ni forever ukumva nuko bimeze nagerageje amahirwe y'iwacu nayo ariko ni mwiza kuri wowe no ku banyarwanda n'abarundi kazi mvuga ngo ni mwiza kuri njyewe tufuva kandi ugasanga kandi nanjye narafashwe nawe ugomba kumbonera umwiza wawe ni mwiza hari umwiza wa manager Fatuma mwiza wanjye Benia umwiza wanjye twa umwiza wa manager Fatuma mwiza wanjye Benia umwiza wa Benia sha ariko ni mwiza ariko nzagusura muri ansubira cyakavange n'abadukurira reka nkubwire kanjye nzagusura mu bundi buryo situvuga aha ngaha ariko nzagusura reka nanjye ndashaka kumubona ku mateleviziyo ariko nanone ikindi kintu reka gutuma hari umuntu mujya mu bitangazamakuru YouTube ntabwo nzi ko zajya zisenya ingo nyinshi umuntu nta cyiza kwifuriza ahubwo akumva ko yagucuruza kubera ko ari kubacuruza ndetse n'ubwenge utinga no mwicara icyunganirize ariko ntabwo wamuganirije waramuganirije muke tubari abantu bari abakameramani kugira ngo ajye ko amutumire we yaje kumenya kuko karitiye ntuye muri asa nk'aho ariho hatuye abwira ati wazi gukoresha igana ko mu Burundi bamuze nk'umusitari n'iki utubwira uburyo mwamenyanye n'ibiki n'ibiki nikiruka mbona ikiganiro cyageze hanze urumva rero niba abisi gusa nta kibazo badukundire n'abacu banadukundishe n'ababo byose badukunde mureke ishyari nase buri wenda nzagusura vuba aha ngaha none kameramani n'uriya mugabo bamwita Cyubahiro ariko hari n'umukobwa nawe ugira inshutinga rimwe na rimwe turi kumwe naje mbona nagari inyuma ya kamera uriya mubi n'umunyeshuri ageze rimwe na rimwe nubwo yagufata ishusho na Cyubahiro nawe yiga muri EPRC Kicukiro agiye gusoza ariko hari igihe nanone ageze gake ariko akora neza ariko ushaka amashusho meza n'amafoto meza arakubiye ibintu by'ubukabona bari no gushutinga cyane kugira ngo nanabyemere sura TikTok yanjye yitwa Isaka Manager urebe foto cyo adufote na murundi none anga murebe kama kawaida murebe pe mwese muno tugara ku musozo nzagusura kandi komeze bihangane nawe ndi kwa biriya byawe navyo ugeze ngo byakira ko niki nibyo twatugiye kujya yego ngire gutya mbona umunyamakuru ugashyumba cyane gasumba sha avanye nete ngo nagajya garagara ngo kureba neza mu kirundi batwa ngo decimeter ngo mugire gutya ngo kiri kungo yaje mu Rwanda garavuga ngo bounce ya mbere mu Rwanda ya dance ikomeye ni umugabo witwa umutananirwa mu Nyarwanda mu Burundi witwa Murundi aza mu gitaramo nago nagiye bamuzimirizaho ibyuma murababara mugenzi wawe wundi nanone avanamo umupira kubera ubufara nawe mu Burundi Didier aramubwira ati kiri ku akirambara umupira shana gwakoze ambara umupira bigaragaze kiri karavuga ati hani he nimushaka mu bizimye ngiye munwa wanjye ndawukoresha ndi kintu cyatubabaje gusohoka hanze baretse gatoya gusohoka hanze ngo munyamakuru ngashaka gufatira kiri kurumva ngo yigendeye ngo umunyamakuru ngo wafasha ufata ngo urazama ngo kubita hasi ngugira gutya ngo telefone ngo murayinyegeza afite telefone zo kwi bagiye kuya muri RIB barati umubodyguard tuzi wa mbere ku isi no mu Rwanda ukomera inakiri yitwa Murundi kugira ngo iyo telefone iboneke yo Patrick Nterena urya ibiryo byo kwa gasuku by'ubuntu n'inyama buretse gato muri babarira biti nkunguru 880 z'amagambo baretse mwivugira kamera akantu gatangira cyo kaze gutangira buretse gatoya bidure
vidurizo basigamba nta gaciro katarava ingunguru yose ushaka isuka ingunguru 880 z'amagambo ngiye kuvana magace yego umunyamakuru kwa Patrick Entertainer utunzwe n'ibiryo kwa Gasuku buretse gatoya ya magufwa mubona inyama zariwe niwe abarizwaho mpamvu ameze nkayo nukuvuga ngo urumva ya mafi mubona urumva twatunzwe kwa twasigaye twavuye amave niwe tubona atunzwe n'ibiryo agafata ji nganywa ji agashyiramo icyuma arihisha ko ari uretse gatoya binyemeje agati Patrick cyangwa inzoga twazisangiye kenshi cyane kandi ndamuzi inshuti yanjye cyane inshuti yanjye Patrick uramuzi cyane muraziranye cyane ndabizi umva rero ishinga Gasuku ni umuntu kubera ndamwemera icyogere mu nkuba umwami w'abagore bose ajya bazana mu biryo ibaze bose arabagaburiye ibaze umuntu wabwiye Tycoon abatwara nk'imbwa guhumuriza ariko nanone atunze imbwa nyinshi aguhumuriza afite imbwa z'inyarwanda afite ndone ntabwo ayitunga afite imbwa z'inzungu n'iz'inyarwanda ndamuzi Gasuku ndamuzi Cosmos ndamuzi hano iwabo hano yatakucyaga mu gashokero pango cyogere mu nkuba ndamuzi Bugesera afite amazi afite n'amarogi n'ibiki ndamuzi muvanemo ariko nanone akavuga ati banyamakuru namwe abahanzi mwabuze ibyo kurya muze mbagaburi hanyuma ibisigara babihene Entertainer ku kiganiro muhamagare wumve se baya mwihorera reka tumwihorere ubwo rero mpamvu bivuze hari impamvu yakujyanye muri RIB ngo mwafaye telefoni ye ngo Kiriku none muro yashaka gufotora Kiriku ashaka kumusebya Kiriku aricyo yari yakoze Kiriku afite agahinda ke kwa muzimije ibyuma ariko abanyarwanda bamwe namwe turi babi ikintu cyabaye buriya amakuru menshi no kwenda Kiriku atabonye umwanya ko yabe yatanga namubwira ngo nagatanga show yarabaye maze kuba ke turaho hafi twaje gufana umuntu dufata nk'umuntu wacu cyese nk'umuvandimwe wacu show iraba aratwika abaniga batangira kujyazimya ugasanga bafu yarabarize Nigeria bayirekuye turanye ntago ko baragenda neza kabisa noneho umuje naho gati ibintu byari mu bizimye genda irimbira abantu banje nundi baranyumva no ati none barabizi ka ahani Peter arababwira ati mwavuze ngo nago nzogira abantu nk'aba abani bande abane ba none muri ati reba muzinya amatero acana amatoroshi barazamu bigenda no izi kintu cyabaye biya byose mpamvu bageze kuriya buya ntabwo nigire mbivugaho cyane ariko kano kanya mbice ku mayange ariko tuvuga mu kirundi yego uce ku ruhande ntabwo yaje kuri stage azini bya bindi by'iwacu uza kuri stage uza muri show ukazusanga nyumubonsa wazanywe nako kazi wo gucunga basani kumbe hari ya boro habaho umubonsa kuza gucungira kuri stage ategera hava hakabaho n'umubonsa umusana agomba kwizanira kiko yaje nta mubonsa azanye azikara musanga agiye kuri stage asanga umubonsa akora show irarangira agiye kuva kuri stage umubonsa akamukurikira kikasohoka amaso agiye kujyana mu bwambari baba jene bano banyamakuru n'icyo bafite game zabo bapanze umuntu umwe muri bo asimbira kuri Kiriku ajya kumufata mu mashini narabibonye iyo video narabibonye bitagerageza mu kwigwanaho yikuramwo natwe nk'abantu biwece biwabo twaje kubwiwe twari kwemera ko bakomeza baramurwanirira twe turitambika mwari abantu b'i Burundi nka batandatu ariko ukaba ari we boss wa mbere urenze uzabantu wagiye ugira gutya ariko byari ngo nanjye ne kumurwanirira nitambika Peti baramurekura noneho uriya mujene Gasongo wanyu akinda kuza gufata ngo Gasongo babandese Patrick umuryama gufwa kwa Gasuku akina gufata amashusho kine gufata amashusho sire kujya gufata amashusho aga telefone kiruka kanyunyuze ifone turamfata nk'atse sinakiko imwatse ahubwo ni kwa kuntu nyene baba bashaka gucuruza yajazwe n'uwo mubonsa waho kabarumbosa yese nabaje kuguterana ati nko muri mu bice abwateka gufata ivyo video akomeza yifata pale force ngashaka inkuru barayimwa kayimwatse nta kundi ire gukora show business uje guita vango ni kiri kunwa telefone ese Kiriku yamwaka reba hana agera ari hejuru Kiriku yimwatse yarasimbutse ari yamukoraho uriko none mujene wanje ngo pioneka munakoze inkuru onekinze onika sweza arakaze Burundi ngarangije ngakubita Patrick ngujyana kaza mwaka ariko nanjye nari mari wale uzi uburyo wamunize ariko byari ngombwa agura telefone kuba yarasubije y'amakosa umuntu ikara babazware n'umusani ushobora gufata ama video atagwa burenganzira mbwira akantu kamwe nimba afite bose nka Jeskizo kuki atamugora kamera agakamirisha telefone none
unayimenye yariyo singa basisi na 13 kuzamuka oya ni iPhone gatandatu ubundi hari kintu batazi ese basi yamwihurira agahita muha strike kuko kumfata isura yanjye utabinsabye nemere kureka strike nani se ko wajya uvuga mu bitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda kuri bounce wakireko kandi hari abamurwaniriye ibyo bavuga barabeshya cyangwa nagaribye ako muzima bwanjye ntabwo kuko nabanga rwose nababomze ariko naba ingwanyi y'umuntu runaka ari kumukurengana usibye kiriko n'undi muntu nanjye ubwanjye nabandenganya ngo uhagarare kandi nanjye ntabwo nahagarara tugiye yaturenganya twese naturusha imbaraga twese aradushira hasi kuko naturusha imbaraga tugomba kujya mu kuri tugajya ku ntumbero y'ukuri ntabwo rero nabayeho kugira ngo nane bonsa ya kiriko ahubwo nawe kugira ngo umuvandimwe ntarengane nari naritanditse yega ariko nashatse ntarengane muri tugana ku musozo tugana ku musozo ni iki wabwira abafana bawe n'abantu badukurikiye bari mu gihugu cy'u Rwanda no hanze y'ibihugu bitandukanye cyane n'abarundi muri rusange ikintu cyambere nabwira abantu nuko banza bakamenya ko ncuruza ama YouTube channel n'amakamera bivuge neza ariko wituje mumenye ko nomero yawe ku kiganiro ncuruza amakamera yego iri ku kiganiro channel online unshaka turahura amaso kandi nkayiguha channel neza kamera wifuza canke se utanahari nkabikohereza ukananyisha amafaranga yabonye ko nago wabintwara tekinike zazari nyinshi cyane zo kutabitwara mukomeze rero muduteze imbere ikindi nacyo musengere mu Rundi musengere na famiye yiwe nshasha abisi batifuje kemera neza ayo mudamu yitwa nde mutwa Beni ni kamera muri mu batubona neza imikoni mu ndazitugurishije mucuruzi mbandi kujyaho komisiyo ubwo muneza imbere kuko nuza ukagura kamera nkakoreho bitanu ariko afite umuntu afite ahantu ashinzwe kuba komisiyoneri yo kuranga ibyiza kabisa nkanagutesinga kandi bakagwa fagitire yemewe nkanagusinyira ko iki kintu gifite uburambe cyo gifite kuba gikomeye so nyene bwo bakomeza badusengera abantu badukunda n'abatadukunda abadukunda dukundisha bagenzi babo abatadukunda n'abakomeze batwange kuko bazahora batwanga bazagira igihe badukunde iriya numero iri kuri WhatsApp no guhamagara iri tayari ariko apana wa muntu guhamagara ko wazusa umuntu guhamagara abo busana ngo tubakeneye cyo gukanda ku mubyimba kwaza n'ibintu mvo biterekeye Namagare mutwandikire mufite wenda ikintu kizima gudutera inkunga canke se kutugira inama mu buzima busanzwe ko tuni inama ariko twazikenera wese yaka cyo gutama amafaranga izo zambere ariko kama umurongo kubona amafaranga tugiye wewe uri mu urenze cyane kurenza abandi badushinyagurira yego muri ndagushimiye ndashimiye mwese mukuri cya Kigali News 500 murundi kuri TikTok yitwa ni Murundi Mike yitwa Murundi Mike nane asanga content zanjye na Nyakusoni zosha kuri TikTok yanjye gusa yego nanye nitwa manager Isa kuri TikTok reka tubashimire tubitse ko ibiganiro bya Kigali News arakagaruka ariko nanone kuri uno munsi turi uno munsi ku itariki 3 ku munsi w'itariki 4 tuzahosinga umunyamakuru mushyashya wa Kigali News 550 azajya babona mu zamona cyane sawa mu bitaramo muzamubonamo abantu mudukuri stade muzamubonamo ahantu hose ariko nako twamusuhuza reka tumusuhuza reka ze mu kigali tumusuhuza reka umunyamakuru mushyashya tumusuhuza mu gihe ku itariki 4 agomba kugaragara kuri channel reka tumusuhuze ejo tariki 4 bamwakira mukunde bamukunde agiye kuzajya bereka ibyo mutarabona narababwiye shaho narababwiye icaranga gatoya banzu bibwire umuntu tumwe n'ufite wonyine Chara neza kamansoza ko witwa ryazina rya Movimba Mubimba ariko mbanza murakomereza ngiye kukwakira sije usanzwe kuri Kigali News ni Mubina none wongeye kugaruka kuri kamera za Kigali News umuhungu w'abanyarwanda umuhungu wagiye uzenguruka ku bitangazamakuru bitandukanye ubu niho ndi kwa Isiyaka nakoraga kuri Scaf TV ibindi ntago nshaka kubivugaho ubonye Murundi tugufate nk'umuntu mushasha muri showbiz cyari gufate nk'umuntu ufite ibintu byiza ni nk'umuntu usanzwe nari nsanzwe ahubwo navuga yuko nje ku kinyamakuru gishyashya magari gishyashya ubwo uri mushasha kuri icyo kinyamakuru urakoze ku nkosora urakoze ku nkosora yego nje kubaha amakuru agiye atandukanye tugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye abakunzi ba Kigali News 250 inkuru zigiye zitandukanye zirenze hano mwagendaga mufata harimo ibinyoma harimo kuri nzazibasesengurira zose
reka giye none reka giye Uko zakabaye. reka giye maze noneho nk'ihera ikaze mu muryango mugari we ugizwe n'abarundi n'abanyarwanda aba diaspora ndetse n'abandi bari mu mpande zitandukanye bagomba Yeah. kwishimira bakwishimire nabo bashimisha nanjye ngomba kubashimisha abarundi cyane cyane buriya baradukurikirana cyane abantu bakurikirana ngo shobe z'abanyarwanda oya ariko tujye tuvugisha ukuri Yego. abarundi yaba abari muri diaspora n'abana beza bakunda ibintu dukora kuri rega bumva n'ururimi rwacu support nyinshi cyangwa se inkunga nyinshi mu Rwanda abantu twakira neza abarundi ni iz'abarundi uzare na comment nyinshi ziba ziri ku biganiro Yego. ni iz'abarundi kandi abarundi buriya ikintu nkundira abarundi kandi iyo umuntu ndagukunze arabikwereka iyo muri inshuti arabikwereka iyo mushwanya arabikwereka dore ngo uyu murundi ubaye igihe kinini Kigali ariko muri niwe muntu wa mbere utari indyarya mu bantu bose nzi ari umuntu uzi dufitanye turashwana na rimwe Oya, niyo mushwanyura bimubwira bikarangira ntabwo ari nk'umunyarwanda ni ikosa muhita mubikemura umurundi arakubwira ngo dore ngo uyu murundi ntabwo ndi kubabeshya abarundi umurundi arakubwira ati bimeze gutya biragenda gutya uraca aha ngaha niba bidakunze birorere kiriko araza Kigali akavugisha ukuri biriya nta muhanzi w'umurundi ushobora kujya hariya mu Burundi ngo abikubwire w'umunyarwanda ntabwo yabikubwira ntabwo wagenda ngo wabwire ngo urumva ntabwo yabikubwira mwaravuze ngo ntabwo nzogira abantu naje mu kigo ngo wano ngo nibaje kubwa nta muntu apfa kwisanzura kujya ko man umuntu nyene afite kwisanzura kumva ko aruhuse ku mutima yes akubwiza ukuri arakubwira ati nyamara ibintu ndabona bimeze gutya ikibazo nukivuga nako sokoze ahubwo ikibazo ikosa no kuba wabesha ukavuga ibitari byo ariko ntago mbeshya abanyarwanda bari ntago tuvuga ikibazo cyacu nge nshaka kujyana ikibazo na Isiyaka Ceketu ngenda byemera kanabana imyaka 5 kandi mufitanye beef kandi musangira musangira ariko bivuze ngo anytime mu akantu gato utushamo supergro mu nzoga umuntu wanye nkuko ahita kurangiza bajya bahita barangira umuntu mwanye nkuko nguko iyo mujyanye akantu gato muri gusangira ujya gunyaraga usangazemo supergro utahuma kandi umuntu uza kumenya ngo niwe yamwishe kuko mwarasangiraga mwarimwicanye mu mazi igihe musangira umuntu aramenya niwe wamwishe ariko nkubwire pe abanyarwanda ni gutyo bameze ntabwo ngiye nakubeshye nanjye ndi kimuntu cyo tubana neza nibyo fresh ahantu twakosheje dukosorana dusabana imbabazi ibice dufite tubisangira tubana mu bine byiza ariko nibyo fresh niyo mpamvu nanjye naje hanga kugira ngo nzajye mbakurikirana umunsi ku munsi mbahe amashow menshi agiye atandukanye niwo nyakiriye bwa mbere umva ubwo nyene nanjye igihe uzanyenera uzambona cameraman ngiye kureba umugore